turebe rero ibimenyetso bitanu bikwereka ko Imana iri kumwe nawe. Hari igihe ibintu biba bigatinda cyangwa se bikihuta cyangwa se bikaza utabitekerezaga, ukibaza ese Imana wagiye warantaye, ariko Imana burya ikorera ku gihe cyayo. Reka ngo ibimenyetso bitanu bikwereka ko Imana iri kumwe nawe. Mbere yo kwinjiramo rero, reka nkubwire ngo ubanze ukandeho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, ntubyihererane, ubundi dukomeze namwe mukomeje kwiyandikisha muri benshi cyane. Nkambashimiye nawe utariyandikisha subscribe, ni iby'agaciro kugira ngo ubutumwa noneho tuze dutangire tugeze ku bantu benshi cyane, noneho abari mu bitotsi bakanguke. Ikimenyetso cya mbere rero kikwereka ko Imana iri kumwe nawe, ugira ya mahoro imbere muri weho ukaba utabasha kubisobanura. Icyo ni kimwe mu bimenyetso cyerekana ko Imana iri kumwe nawe, mu gihe ugira amahoro y'imbere, nubwo ibintu byose bishobora kuba bitagaragara ko ari byiza cyangwa se bikaba byanaba bigaragara ko ari bibi, ariko kumva muri wewe ufite amahoro muri wewe imbere kubera ko wizeye Imana. Hari igihe n'abantu bahangayika bakavuga bati bite kanaka bimeze gute, ariko weho kubera rya sezerano ryajwe bavuganye n'Uwiteka ubizi. Abantu rero bakavuga bati urahangayitse, ariko ugakomeza kugira wa mutima utuje kandi wizera ko byose bizagenda neza. Ntuhangayike kubera ko ufite wa mutima utuje, ya mahoro y'imbere muri wewe. Mu gihe wumva ufite amahoro, nta mpungenge, nta gushidikanya, nta kwiheba, bikaza ari bya nyabyo, icyo gihe uzamenya ko Imana iri kumwe nawe. Reka nguhe urugero. Hari umuntu ashobora kubona nk'akazi, aho kwiheba ahubwo we akiremamo agatima kandi akumva ko mu mutima we Imana izamufungurira undi muryango, kandi nyuma y'igihe gito akabona n'akandi kazi keza karuta kandi yari afite. Ibi tubisoma rero, tubisoma mu Bafilipi 4:7. Amahoro y'Imana Uwiteka aruta ibindi byose, ayo mahoro niyo azarinda imitima yanyu n'ibitekerezo byanyu kuko muri Kristo. Iyo ufite ya mahoro imbere muri weho, n'ijambo ry'Uwiteka ribikubwira, azakurinda kuko uri muri Kristo, azarinda imitima yanyu. Ikimenyetso cya kabiri kikwereka ko Imana iri kumwe nawe, Imana iguha ibimenyetso, yaba mu buryo butunguranye, yaba uburyo buhoraho kubera ubusabane n'Uwiteka. Usenga cyangwa ugategereza ibintu bigatinda ntubone ibisubizo, maze wenda ugahita uhura n'umuntu, wa muntu rero mwahita muhura agahita guha cya gisubizo cy'umuntu watekerezaga. Ibyo bintu rero, reka ngo nk'urugero. Hari igihe uri gusenga usaba Imana mfasha ibintu bikoreke birangire vuba, noneho nko ku munsi ukurikiye ukumva wenda umuntu ari kubyigisha bya bintu wasengeraga, wajya muri Bibiliya wabisoma nawe ukabyumva, noneho kubera ko wabitekereje wabyumvise umuntu abivuga, noneho ukajya mu Bibiliya ukabisoma bya bintu witaga ikibazo, ugahita ubona igisubizo cyabyo. Umurongo w'Uwiteka uratubwira muri Zaburi 32:8, nzaguhugura nkwereke inzira ukwiriye kunyuramo, nzakugira inama kandi ijisho ryanjye rizakureba, rizaguhoraho. Ni ukuvuga ngo Imana ntukihebe, byanze bikunze iyo uyikurikiye ikwereka inzira unyuramo kandi ikakugira inama kubera ko ibona byose ihuza ijisho ryayo. Ikimenyetso cya gatatu rero kikwereka ko Imana Uwiteka muri kumwe, amasengesho yawe nk'uko nabikubwiye atangira gusubizwa. Iyo Imana iri kumwe nawe, ushobora kubona ibisubizo by'amasengesho yawe mu buryo butunguranye, atari ko akunda abantu basenga inyuma. Narakubwiye ubushize nkubwira ko Kristo atubwiye ko ubwami buri muri twebwe, abantu bashobora kubasenga bitari bya nyabyo, bigatuma abantu badasubizwa kubera ko basenga berekereje amaso hanze. Si buri gihe rero ibisubizo biza uwo mwanya nk'uko wabitekerezaga, ariko nyuma ukaza kubona ko Imana yakubikiye icyiza kurushaho kugira ngo utegereze. Nubona utegereje ugasaba ibintu, ntukihebe kuko burya Imana ibigira ngo igutegure, noneho bya bintu biguha ube uri tayari kubyakira. Reka ngo urugero, wasabye akazi, benshi basabira mu kazi mu gushaka ibintu, amafaranga, mu modoka, ibiki byose, ariko dufata urugero ku kazi. Nanone wasabye akazi urakabura, nyuma y'amezi make
ukabona andi mahirwe, ugasanga iyo uza kubona ka kazi ka mbere uba warabuze ibyiza waboneye mu kazi ka kabiri. Reka mbigusubiriremo. Hari igihe uvuga mana kuki utamaye kano kazi, kuki bitagenze gutya na gutya, kakagucika. Ariko kamara kugucika nka nyuma y'ukwezi kumwe gusa ugahita ubona nawe akazi gakubye nka ka n'inshuro ebyiri cyangwa eshatu. Ibyo bintu birashoboka. Tubisanga muri Matayo 7:7. Nusaba uzahabwa, nushaka uzabona, kandi komanga. Imana leta gukinguriye igihe wifuje, ibintu bikaguca mu myanya y'intoki. Ntukihebe, ahubwo komeza uhanga amaso Imana Uwiteka, kuko wa muryango wafunzwe izafungura undi mwiza ukubye inshuro 2, 3 na 7 aho bishobotse. Ikimenyetso cya kane kikwereka ko Imana Uwiteka muri kumwe, wumva Mwuka Wera akuzuye, akuyoboye. Hari igihe ushaka gukora nk'ikintu runaka, ariko kumva hari rya jwi ryo mu mutima wawe rikubwira ngo oya. Bya bindi nababwiye nti yaba twese twabashaga kumvira rya jwi ry'Uwiteka ritubuza ikintu mbere, tukarangira imitima tukanza tukajyayo. Cyangwa se ukaba ugiye gufata nk'umwanzuro, ugahita wumva amahoro akubwira ati jyayo, Umwuka Wera akubwira ati jyayo, cyangwa se uwo mwanzuro ntufate. Icyo gihe rero rya jwi rikubwiye ngo bikore cyangwa ntubikore, rya mbere niryo ugomba gukurikiza. Akenshi rero Imana iyobora abantu ibikora gute? Ibikora inyujije mu Mwuka Wera, nta handi. Niyo mpamvu kutumvira Mwuka Wera, niyo mpamvu duhura n'ibibazo nyuma tugataka, kandi rya jwi riba ryatubwiye. Reka turebe muri Yesaya, muri Yesaya 33:21. Ariko reka tubaze dufate urugero. Nk'umuntu ashobora kuba agiye kugirana ubufatanye n'undi muntu, ariko akumva hari ikintu kiri kumubuza, kitamworoheye mu mutima we, kumva nta mahoro. Mugiye gukorana ibintu n'umuntu, gufatanya n'ibintu nk'umuntu, ukumva ibyo bintu ntabwo uri kubyibonamo. Nyuma y'igihe ukaza gusanga uwo muntu yari afite imigambi mibi mibisha yaguhishe. Ibyo bintu bibaho kenshi na kenshi. Nubona ugiye gukora ibyo bintu, kumva umutima wawe uri kunangira, jya ubitekerezaho cyane, usenge, wumve Mwuka Wera akubwire, kuko Mwuka Wera aratubwira buri gihe, ahubwo nitwe tutumva, ntitubyumva, ntidukurikira ijambo ry'Uwiteka, tujya mu bintu Mwuka Wera yatubujije kujya kugenda n'abantu. Mwuka Wera akatubuza, umuntu akavanamo bya bindi bavuga ngo ni inda y'akabati, cyangwa se akahavana ibintu bibi kandi Mwuka Wera yari yamuburiye. Yesaya 33:21 rero, amatwi yawe azumva ijambo rivugira inyuma yawe rigira riti, iyo niyo nzira muba ariyo mukomeza. So ni ukuvuga ngo ya matwi yacu, yaba aya matwi nyine y'umubiri, yaba ku mutima, rya jambo Umwuka Wera tubwira, ngaba ariyo dukurikira rya jambo ryiza, twanga kurikurikira, ahubwo tugakurikira ibitujyana mu bibazo. Ikimenyetso cya 5 kikwereka ko Imana muri kumwe rero, ubuzima bwawe burahinduka, bugatangira kuba bwiza kurushaho, ugatangira kwigirira icyizere, ukisubiza icyizere, ukamera neza, noneho nawe ukumva ko kuranyuzwe, ukumva ukunze Imana. Iyi Imana rero yagukozeho ikakwereka, ntabwo uba ukimeze nk'uko wari umeze mbere. Impinduka ziraba, zikabonekera buri muntu wese, zikamugaragarira, abantu bakabibona. Urukundo rwawe ruriyongera mu mutima wawe, imbabazi zikiyongera, kwihangana kukiyongera, kandi ugatangira kwanga ibyaha bibi byose, cyane kwirinda bibi byose, ibyaha wakoraga byose, ibyaha wakundaga, ibyari byarakubase byose, uhita ucana ukubiri nabyo, ugatangira kugendera mu nzira z'Uwiteka. Ubwo rero ni kwanga nk'amayoga, ukanga amatabu, ukanga ubusambanyi, ukanga ibintu by'ibyaha bibi cyane, ukanga amashyari, ukanga amatiku, ukanga akagambane, ukanga kuvuga abandi, ukanga ibyo bintu byose bibi. Abantu babijyamo bose urumva ko nta hantu baba bahuriye n'Uwiteka Imana, kuko abantu bashobora kuvuga ngo barajya mu nsengero, ngo barasenga, ngo bameze neza, ariko umuntu ufite ishyari, ufite amatiku, uvuga abandi, umuntu w'ubugome, umuntu ukora ibibi byose Uwiteka yanga, uwo muntu ashatse ajye ku mavi atangiye gushakisha Uwiteka hakibona. Ngo urugero, hari nk'umuntu ushobora kuba ari nk'umunyamahane cyane, ashobora gutangira kugira umutima utuje, woroheje,
nk'uwahoze yishora yaba mu ngeso mbi agatangira gukunda gusenga no gusoma Bibiliya, kwigisha ijambo nkatwe twese uko Imana yatubonye ikatwereka ukuboko kwayo tukakumenya, ukava mu nzira mbi zose wajyagamo, mu byaha bimwe byose abantu bita ibyaha ruharwa, ugatangira kubivamo, ibintu by'amatabi, ibintu by'amayoga, ibintu by'ubusambanyi, ibintu by'amashyari, amatiku, ibyo byose ukabirondora, wamara kubishyira ku murongo ukavuga ati Imana mfashije hasi ibi byaha byose. Reka turebe rero urugero turusanga mu Bakorinto ba 2:5-17. Umuntu wese ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose bihindutse bishya. Ni ukuvuga ngo iyo uvutse bundi bushya uvukira muri Kristo, ibintu byose biba bishya kandi dore byose bihindutse bishya. Kamubwire rero, niba rero ubona ayo mahoro y'imbere muri weho, ugatangira kubona uburyo Imana ikuyobora, Mwuka Wera kuriho, amasengesho yagasubizwa, ukumva uyobowe na Mwuka Wera kandi ubuzima bwawe bukagenda buhinduka bukaba bwiza kurushaho, ibyo ni bya bimenyetso 5 bikwereka ko Imana iri kumwe nawe kandi koko n'ukuri. Iyo uri kumwe n'Uwiteka urabibona, ukabimenya, ukabyumva, n'abandi nabo byose bakabibona. Yesaya 40:10 rero, ntimutinye kuko ndi kumwe namwe, ntimukuke umutima kuko ndi Imana yanyu, Imana iri kumwe namwe iteka ryose. Ngayo nguko rero, ibyo ni ibimenyetso 5 bikwereka ko Imana Uwiteka muri kumwe, iguhora iruhande, ikugendaho, iguha Mwuka Wera kugira ngo akuyobore. Ca bugufi, twese duce bugufi kugira ngo twumve ijwi ry'Uwiteka, ubundi tuyumvire rimwe tutazuyaje, kuko itubwira rimwe tugatekereza 2, 3, 4, tukisanga turi mu bizazane, tugatangira gutaka. Rero twabanye, ndizera neza ibimenyetso ugiye kubishungura, ukareba neza, ukareba noneho aho wigorora, ukareba uko ugomba kumvira ijwi ry'Uwiteka, kugira ngo twese dukomeze tugume mu murongo w'Uwiteka. Ahasigaye rero nkambashimiye ko twabanye. Mbere yo gusohoka, niba utakanzeho like ikandeho kugira ngo ubutumwa ntubwihererane bugere no ku bandi, nabo bakangure, kuko ubutaha tuzaganira ku bintu 5 bikwereka ko uri mu bubyutse, wamenye gutangira gushaka ukuri, kugira ngo umenye koko icyo Imana igushakaho n'ahantu Imana ishaka gukura ikwerekeza. Nongere mbashimire rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, toda raba, tov meyot.